Mwongeye kwirirwa ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere kanda subscribe, ukore share na like kugira ngo ntucikwe n'amasomo ya buri munsi tubagezaho. Uyu mwanya rero twabateguriye isomo ryerekeranye n'ibimenyetso birombereje. Ibimenyetso birombereje ni iriya mirongo tubona mu muhanda, mu mihanda ya kaburimbo. Umurongo udacagaguye rero uvuga iki? Umurongo udacagaguye, iyo bavuze umurongo udacagaguye ni uriya murongo urombereje, umurongo ukomeza. Bivuga iki rero uriya murongo uvuze iki? Uvuze ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Mbese ubwo birabujijwe kugenda ibumoso bwawo. Dusanzwe tuzi ko tugendera iburyo bw'umuhanda, ubwo ntiwemerewe kugenda ibumoso bwawo. Uriya murongo udacagaguye ntiwemerewe kugenda ibumoso bwawo, kuko bawushyira ahantu habi. Ni ukuvuga ngo ahantu udashobora kunyuranaho, uriya murongo barawuhashyira kubera ko uba uri kwereka ko aho hantu ari habi. Umurongo ucagaguye uvuga iki rero? Umurongo ucagaguye uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga keretse igihe agiye kunyura ku wundi. Kunyura ku wundi ni ukudepasa, gukatira ibumoso cyangwa se guhindura icyerekezo. Icyo gihe uwo murongo ucagaguye wo wemerewe kuwurenga ukajya ibumoso bwawo. Umurongo udacagaguye n'ucagaguye ibangikanye. Iyo tuvuze ngo ibangikanye aba ari imirongo iteganye. Ni ukuvuga ngo mbese iyo ubangikanye n'undi muba muteganye ariko muri kujya mu cyerekezo kimwe. Umurongo ucagaguye n'udacagaguye ibangikanye rero, umuyobozi yita ku murongo urushijeho kumwegera. Niba wegereye umurongo ucagaguye, uzubahiriza ibyo umurongo ucagaguye uvuga. Niba wegereye umurongo udacagaguye, uzubahiriza ibyo umurongo udacagaguye uvuga. Iyo uduce tw'umurongo ucagaguye ari tugufi kandi twegeranye cyane, bivuga iki? Iyo mbese iyo uri mu muhanda ukabona umurongo uracagaguye ariko turiya duce tw'uwo murongo ni tugufiya kandi turegeranye cyane, tukuburira iki rero? Tuba turi kukuburira ko wa murongo udacagaguye uri aho hafi. Mbese baba bari kukubwira ko wegereye kugera ahantu habi. Ahantu habi kuko twabonye ko uriya murongo udacagaguye bawushyira ahantu habi. Umurongo wera ukomeje n'udacagaguye. Ubwo iyo bavuze umurongo ukomeje ni uriya udacagaguye. Noneho n'umurongo ucagaguye, twabonye ko umuyobozi yita ku murongo we urushijeho kumwegera. Igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba cyaragenewe agahanda k'amagare. Aba ari agahanda k'amagare. Ni ukuvuga ngo twamaze kubona ko ari igice cy'inzira nyabagendwa gifite ubugari bwacyo ntabwo buhagije ku buryo imodoka zaba zahanyura. Icyo gihe icyo gice kiba cyaragenewe amagare. Mu kizamini rero niba kubaza iki kibazo, hari igihe utazabonamo ijambo ngo agahanda k'amagare, ugasanga bashyizemo ngo akayira k'ibinyamitende cyangwa se inzira y'ibinyamitende. Icyo gihe uzasubiza aho ngaho ku nzira y'ibinyamitende cyangwa se akayira k'amagare, kuko ubundi gare bivuga iki? Igare bivuga ikinyamitende. Igare ntabwo ari ikinyabiziga, igare ni ikinyamitende cy'ibiziga bibiri. Niyo mpamvu rero batashyizeho ngo agahanda k'amagare, wasubiza hehe? Wasubiza ngo akayira k'ibinyamitende. Ibimenyetso by'agateganyo bivanaho agaciro k'ibimenyetso birombereje byera biri ahantu hamwe. Ibimenyetso by'agateganyo ni ibihe rero? Muzarebe mu muhanda, hari igihe abapolisi baba bashyizemo kona nk'izi ngizi twigishirizaho gutwara ibinyabiziga, bakaba bayiteretse mu muhanda, cyangwa se ugasanga batambitsemo icyuma gifite amabara y'umweru n'umutuku gishinzeho utuntu tw'udusumari.
biriya nibyo bita ibimenyetso by'agateganyo. Iyo ugeze ahantu biri rero biba bikuyeho agaciro k'iriya mirongo, aho hantu biri ariko biba byakuyeho agaciro k'iyo mirongo. Umurongo mugari wera udacagaguye uciye ku buryo bugororotse ku nkengero y'umuhanda. Iyo tuvuze inkengero ni ku nkombe, mbese ku ruhande. Werekana iki rero? Werekana aho abayobozi bagomba guhagarara akanya gato gategetswe. Akanya gato gategetswe. Umurongo ugizwe na mpande eshatu nyampanga zifite amasonga yerekeye aho abayobozi zireba baturuka, kandi uciye ku buryo bugororotse ku nkengero y'umuhanda. Werekana iki? Werekana aho abayobozi bagomba guhagarara akanya gato iyo bishoboka kugira ngo batange inzira. Ni ukuvuga ngo hari igihe ahantu mu masangano y'umuhanda ariyo rompuwe uzasanga hashushanyijemo imirongo, ariko ugasanga ikoze ikimenyetso cya mpande eshatu. Iyo rero iryo songa riri kukureba rya mpande eshatu, icyo gihe ugomba guhagarara akanya gato ugatanga inzira, ukareka ibinyabiziga biri mu muhanda ugiye kwinjiramo bikabanza bigatambuka. Ahanyura abayobozi b'amagare na velomoteri bambukiranya umuhanda hagaragazwa n'iki? Ku butaka. Haba haciye imirongo ibiri icagaguye igizwe na kare cyangwa ingirwamwashi by'ibara ryera. By'ibara ryera. Iki kibazo gikunda kuza cyane muri egizame. Muri egizame rero nujya kugisubiza uzabanze witonde urebe niba bavuze ko ari by'ibara ryera, kuko hari igihe usanga bashyizeho ngo by'ibara ry'umuhondo. Oya, ni by'ibara ryera, ntabwo ari by'ibara ry'umuhondo. Ahanyura abanyamaguru bambukiranya umuhanda hagaragazwa n'iki? Ku butaka. Haba haciye imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo. Ni ukuvuga ngo iriya mirongo ntabwo yambukiranya umuhanda, ahubwo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo. Murakoze cyane rero, tuzakomerezaho tubabwira iriya mirongo, uburebure bwayo n'ubugari bwayo, ibipimo igomba kugira.